ngewe rero ukuntu nari mbanyeho na papa yaranjogoraga mu bandi bana akambwira ngo ndi umwana w'igikara, abyara inzobe, ngo ngomba gushaka mama wanjye, akambwira papa wanjye, nabaza papa nabateranya bose bose babyemera, kuko mama wanjye amaze imyaka 7, navuye amaze imyaka 7 atabana na papa. Tubahe ikaze bakunzi ba Kunkondo TV, nanone twongeye kugaruka muri ka gace kacu, ka gace ka Kimisagara, mu murenge wa Kimisagara, akagari ka Kimisagara, aho tugiye kuganira n'umubyeyi hano akaduha ubuhamya bw'ubuzima yanyuzemo kugera sahizi, aho arera abana 3 bose bakaba babana ku muhanda, ntayo kuba bagira. Agiye kutunyuriramo mu ncamake ubuzima bwe uko arya n'imibereho ye. Nitwa Uwimana Bishya, akaba ari Karongi. Yewe naje nje gushaka akazi ko mu rugo, ngeze muri gare mpura n'ibizazane wari unzanyana muri gare, ngombwa ko mba muri gare mpita nkomeza ubuzima bw'umumarine mbyariramo umwana wa mbere agize imyaka 10, uwa kabiri agiye kuzuza 5, wa gatatu akaba agize amezi 3. Mu by'ukuri ubuzima tubayemo ni ubuzima bukomeye cyane. Kugira ngo tubone icyo kurya, Imana fasha, aho ibihe bigeze ahangaha no kugira ngo tubone umuntu uduhadesa birakomeye cyane, no kugira ngo tubone n'aho kuryama ubuzima birakomeye. Nkaba ndi gusaba mwamfasha byibura nkaba nasubira mu miryango yanjye, kuko njya numva ngo ababyeyi banjye barahari, nubwo ari abakene najyayo nkicarayo nkajya guhinga banacira. Tukiri aho ngaho uravuze ngo ujya wumva ngo ababyeyi bawe barahari, hashize igihe kingana iki utandukanye n'ababyeyi bawe? Maze imyaka 13 mu mujyi wa Kigali. Utaragera iwanyu? Umaze imyaka 13. Ubu ufite imyaka ingahe? 23. Wavuye iwanyu ufite imyaka 10. Aha, ukaba wumva ko uwagufasha wagera iwanyu. Ese iwanyu wahashobora ugereranyije n'ubuzima bwa Kigali ubayemo? Nahashobora kuko nahingira abakire, nkareba icyatuma abana banjye bakwegera hejuru, nkaba nabasha kugira kuba navuga nkabishyura nkabimye mituweli, kuko ndi mu cyaro nabasha no kuba nacucu. Ese abo bana 3 bose mubana hano ku muhanda cyangwa ufite icumbi ryawe? Nta cumbi mfite, tubana mu muhanda. Abana ku muhanda. Ese wumva nta mpungenge biguteye nk'umwana ugana gutyo ashobora kugira nk'indwara? Impungenge cyane. Impungenge hari igihe uryama ukaba washiduka n'umuntu yagukandagirira nk'umwana mu mutwe, washiduka yenda baje baba bakwirukankana, ukaba wakwiruka nk'umwana akaba yakwikubita hasi akaba yahaburira ubuzima, cyangwa nkawe ubwawe ukaba wahaburira ubuzima kubera kwirukanka duhunga umutwaro bari kutubyutsa batwirukankana. Leta y'u Rwanda igifasha abantu nkamwe batishoboye bayegereye. Ese hari nk'ubuyobozi waba wabegereye ubusaba ubufasha, hari icyo bakumariye? Iyo bigeze kunyura iwacu, abayobozi bacu nta kintu bamariye. Iwanyu mu ntara aho turuka uza kugaruka ute? Nyine naragiye kuko papa wanjye tutari kumvikanaga, ubwo biba ngombwa ko nongera kugaruka kwikayo. None ukaba wari uvuze ngo uwaguha ubushobozi cyangwa se akagufasha kugera iwanyu, kandi utubwiye ko wigeze kugerayo uza kunanirwana nabo, aho ufite icyizere noneho ko wagumayo nta kibazo? Usaba ubufasha, wamfasha ukaba wampa nk'umuntu akantera nk'inkunga, akaba yampa nk'igishoro, akama ifatiro nyine aho nahera kugira ngo mbashe gutunga nk'abana mu byiciro bya mbere. Icyiciro cya mbere yenda akaba yampa nk'igishoro kugira ngo mbone uko inshuro ndi gutunga abo bana,
mbonye nk'igishoro nkatunga abana nahaguma nta kibazo. ubona icyo gishoro ukibonye ari nk'iki wakora? Amavoka iwacu aragenda, imineke biragenda, nakoze nko no muri salo. abo bana bose uko ari batatu bahuje se cyangwa buri wese basi babasha kubitaho? ntabwo muzera. aha ni iki wabwira urubyiruko rwose dusanze aha ngaha? Ndi gusaba nk'abantu bari mu ntara bashaka kuza mu mujyi wa Kigali, ko mu mujyi wa Kigali nta cyiza cyaho, ko bakwigurira mu cyaro, ko bari mu cyaro. hari abo tujya tuganira bakavuga ngo bagiye bafungwa, ese wowe ntabwo wigeze ufungwa? Narafunzwe. waziraga iki? na gereza narageramo. waziraga iki? ubwa mbere bamfunze nzira urugomo. dukomeje, ni ubuhe butumwa wagenera abantu bagukurikiranye kuri? Ndi gusaba perezida w'u Rwanda, nkaba ndi gusaba rwose arenganure imfungwa. Nkanjye umuntu waneye inda ku mwana wa kabiri yaramfashaga, yazize telefoni y'injurano ku bintu atarazi, afunzwe imyaka 3 n'amezi, agiye kugira ine, agiye gufungwa ine. aba ndi gusaba ngo byibura abigeho, aca inkoni zamba, aba yabababarira batahe, azarera umwana wiwe, kuko ahantu ari nawe ubu ndatekereza yuko nawe aho yicara atekereza umwana we akamubura. tukiri aho ngaho ndabona witwaje agacupa, ese ako gacupa karimo iki? Iri cupa harimo tineri. Tineri? ndabona wajyana amazi. harimo tineri. ku bantu badasobanukiwe na tineri icyo ari cyo, wabasha kubasobanurira n'akamaro kayo? Tineri bayivanga mu marangi, niyo bakoresha batera irangi. bivuze ko nawe utera irangi? oya, ntabwo ntera irangi, ndayinywa. ese iyo inyoye igufasha iki? iyo nyinyweye bituma nitekerezaho cyane, bituma natekereza, bituma n'iyo nshonje ntabwo nitekerezaho inzara, ntekereza ye baba ndambara iki, ese mba nabaye nk'igishushu. wavuze ko ufite abana batatu, wowe nawe bana mubasha kubona ibibatunga, mubibona mute? yewe Imana iyo dufashije nkagibona nk'umugiraneza, akama n'izo senyisa, akama n'izo turuwasa, ngira amahirwe nyine nka uwo musigi ukaba waboneka. hari n'igihe nshingirirwa nk'ubu ngubu n'agasabune kabuze. ese nta kandi kazi k'amaboko ubasha gukora? nabonye nagakora, kuko imbaraga ndazifite. imbaraga zifite? wumva ari nk'akahe kazi wabasha gukora rero? ni akazi natashobora gukora. aha, akazi kose wabona wagakora? nagakora. aha, tukiri aho ngaho rero, mbere y'uko dusoza, ndashaka kugira ngo ugire inama abana bo mu ntara zitandukanye z'igihugu bumva bashaka kuza hano muri Kigali, mu buzima bwa Kigali batazi uko bimeze, nihe nama wabagira? yewe inama nabagira ni uko bagumana n'ababyeyi babo, banaburara bakamenya ko bari kumwe n'ababyeyi babo, bakicara iwabo, ntibazi Kigali, kuko i Kigali nta cyiza gihari, ahubwo i Kigali hari ibibazo bikomeye cyane. yewe muntu uri kumbona utekereza kuza i Kigali, ndagushishikariza kuguma iwanyu. nihe nama waha ababyeyi rero bafata abana babo nabi, abana bikarangira bisanze ku buzima nk'ubu? ababyeyi bite ku bana babo, kuko benshi na benshi, nkanjye pe nihereyeho, nkanjye kuzina ahanini biterwa na papa wanjye, itoteza. rwose ndasaba ababyeyi, mwere gutoteza abana mwabyaye, ahubwo mubahe uburere bwiza, mufatikanye, mubaneho mu buzima bubi n'ubwiza, mubaneho neza. mu masegonda make watunyuramo mu ncamake uko wari ubanye n'ababyeyi mukiri mu rugo? ngewe rero ukuntu nari mbanyeho na papa yaranjogoraga mu bandi bana, akambwira ngo ndi umwana w'igikara,
umwana w'igikara abyara inzobe ngomba gushaka mama wanjye akambwira papa wanjye nabaza papa nabateranya bose bose babyemera kuko mama wanjye amaze imyaka 7 navuye amaze imyaka 7 atabana na papa ubwo iyo nahuraga na mama nkamubaza yarambwiraga ati se isiko nuriya kuko niwe wakwandikishije yaba atari isiko ntabwo aba yarakwandikishije ubwo nabaza abayobozi b'iwacu papa agahita atanga ruswa bagahita banzizikanya nyine ibyanjye bigahita biteshwa agaciro.